Byashoboka ko nawe warigeze kubona zino screenshot ukabona umuntu aguhereje screenshot afite channel iriho abantu 100 ariko wagera kuri channel ya nyayo ugasanga nta n'igihumbi afite. Rero muri video tugiye kurebera hamwe ukuntu zino screenshot zikorwa ukabona umuntu akweretse channel ye ifite ibihumbi magana ngahe ariko wagera kuri channel ya nyayo ugasanga nta n'igihumbi aragira yase akweretse video yarebwe na miliyoni 150 wenda n'urugero. Muri video tugiye kurebera hamwe ukuntu bikorwa, ukuntu wakora screenshot ya miliyoni 150 za views kuri video yawe kandi mu by'ukuri video yawe itanagize views igihumbi. Zino screenshot kandi ukaba wanazikoresha kuri thumbnail za YouTube, ukaba wazikoresha ahantu henshi hatandukanye. Hanyuma rero mujye kubona muri video nite Fabien mwakora nje ku muntu byiza kandi byizewe. Nubona iyi video yagushimishije ukande like, subscribe wendizira cyane ko yarangije kandi igitekerezo ufite muri comment nekiburemo. Ku muntu turi bureba no video tukayirangizanya ibumuhe impano ya editing materials yuko nujuje tuke subscribers. Rero ube hafi nawe iyo gift uze kubonaho. Rero screenshot tugiye gukora ni nk'iyubu bwoko. Urabona ko ino video birasa nkaho yarebwe na miliyoni 4 urebye ahanga, ariko byose ni bya fake. Ukabona ko abantu bayilikinze ari ibihumbi 312 ya. No muri comment ukabona ko harimo comment ibihumbi 45 nkuko ubibona hano. Noneho abasubscribers ukabona hariho miliyoni 1. Rero ino screenshot niyongeye gukwereka ukuntu twayikorera natwe tukajya tuyikoresha nko kuri thumbnail kugira ngo tubone views nyinshi. Ya ushobora kwandikaho ko video yawe yarebwe na miliyari cyangwa biliyari nk'icumi cyase na magana byose wabyandikaho. Ya reka turebere hamwe rero ukuntu twabikora. Uraza hano muri ya application yawe ya Chrome, uze ukande kuri Chrome nurangiza uyifungure. Yarumara kugera muri Chrome uraza usanzwe wandikira nyine ibintu bigiye bitandukanye, uze wandikemo ngo urabona ko fake YouTube subscriber screenshot ni nka gutya. Urabona hano ukuntu handitse ngo fake YouTube subscriber screenshot. Nurangiza usacinge gutya. Rero urabona ko ariho nkanze noneho barahita bakubwira ngo ahangaha gutya handitse ngo fake detail generator. Fake nyine bari ibintu bitari byanyabyo tu. Ya fake detail generator noneho uzuwa kandi numara kwakanda uhite ugera hano. Ubwo hano ikintu wabugiye gukora urabugiye gukora nka ya screenshot umaking ko video yawe yarebwe na miliyoni zigera muri 10 na zingahe cyase yarebwe na miliyari cyase ibintu nk'ibyo ngibyo. Urabona ko hano bahita baguha amafoto amwe na title hano zibari zimwe nyine. Na title hano zibari zimwe wewe ukaza guhindura. Nimba ari phone ya Android ushaka nicyo baheraho ugahita ukanda. Nimba ushaka ko ari iPhone biba biri kugaragaramo ugahita ukakanda kuri iPhone screenshot nyine ya iPhone cyase ugakanda kuri iPhone n'icyaka kuri Android. No nkaza hano ku muriro ugashaka haba harimo umuriro ungana gute. Umuriro nawo ukandikamo ko araba harimo wenda nka 90. Ya noneho numara kwandika umuriro 90 uze isaha araba isangahe uze wandikemo ngo 4:04. Ya uze wandikemo 4:04. Noneho numara kwandika 4:04 urabona ko nkaha nyine ibingibi tuba turi gushyiraho ni nk'ibira bigaragara ahangaha gutyo. Urabona ko hano hari 1:31 ariko nyine twebwe twashyizeho ko ari 6:04. Ya noneho hano ushireho video ushaka ko iraba yagize views nyinshi. Video ushaka ko iraba yagize views nyinshi nyine ukaza ukaba ariyo ushyira kuri kano ga foto nyine. Ukaza ukakanda kuri select image none ukajya mu image yawe ukarebamo video ushaka kushyiraho ariyo yagize views nyinshi. Rero ngere kanshyiraho ifoto yingi. Urabona ko ngiye nshyizemo ifoto yanjye nakoze. Nawe nushaka ushyiremo indi yawe cyase indi wabona ukaza hano ukandikamo ese video yawe iraba ifite title imeze gute. Ngiye ndandikamo ingi gutya n'undi niyo yari iriho. Aha no numara kubyandika gutya ikindi kintu wabugiye gukurikizaho urahita uza ahangaha munsi uvuge se hariho izihe tag nyine ni za zindi za hashtag bashyira muri description ngiye ndandikaho Fabien Wanki. Noneho nkore screenshot igaragaza ko nari nataginze tag zanjye. Ya tag nazirangije ese barakubaza ngo video ya ira ifite progress zingahe uze wandikaho wenda ko ari nka 500 gutyo. Ya noneho hano ushyireho miliyoni ushaka ko zaba zararebye iyo video yawe. Ese video yawe urashaka ko iba yararebwe na miliyoni zingahe. Ngiye ndaza nandikeho ko yarebwe na miliyoni
150 ya noneho reka tuzishyireho gutya. Noneho nitumara kuzishyiraho dushireho na ya akangaka nako urabona ko ibingibi bivugitse neza. Noneho ukazwa kanda hano kuri ku mwaka, urabona ko hano bagushyiraho ngo se urashaka ko ari umwaka iraba imaze kuri YouTube iyo video yawe. Ya noneho uze uhite wandikaho ko wenda iraba yaraploadinzwe nk'umunsi nk'ejo hashije. Ya noneho urabona ko dushyizeho umunsi umwe ushije. Noneho hano uraza uwandikeho ushaka ko iraba abantu bateye like baraba ari bangahe. Noneho ngiye ndaza nandikaho ko ari 500 ya 500 cyase nkandi nkongera nandi mazeru nkazana hano naho urabona ko abantu bakanze batakanze like baraba ari bangahe, baraba ari 6 reka nshyireho bari 6. None ukandikaho ngo se iraba yaraploadinzwe ivuye kuyihe channel, ubwo ugiye gushyiraho channel yawe nyine nk'ibisanzwe nyine video yose iba yaravuye iba ifite channel iriho. None ukazugashyiraho ifoto iri kuri iyo channel ushaka ko iraba yaraploadinzweho. None ukazugahitamo nyine ngiye ndaza mitemo iyanjye. Noneho ngiye urabona ko ifoto ya nyina maze kuba nayigeraho ahita nza nkayemezaho, noneho igahita ijya hano gutya. Noneho nkaza nkandikaho n'izina rya channel iyo video iraba yaraploadingiweho. Nimba yaraploadinzwe kuri Fabian nkaza nkandikaho kari Fabian. Noneho nkashyiraho n'abasubscribers iyo channel iraba ifite, wenda nkaza nkandikaho kari iraba ifite 1,100,000 ya hano. No ugahita hano haba ari comment 45,000 ukaza ugahindura cyase ukabyihorera kuriya, ukaza ukandika hano comment uwo muntu yaragiye gutera cyase comment ijambo rya nyuma riri muri comment. Hano none umara kwandika muri comment nyine urareba ijambo wakandika muri comment uwo muntu yaragiye kwandika cyase umuntu wateye comment yanditse. None uhituza uselecting image uwo muntu nawe abakeneye ifoto nyine yuko we abakeneye ifoto nyine urabizi ko umuntu ugiye gutera comment nawe ifoto ye iboneka muri comment. None nze nkireho nk'ingiyi gutya, urabona ko igiye hangaha gutya kuri comment uza foto. None subire hasi naho haraba hari ama video ari bukurikire iyo video, ari bukurikire iyo video yawe nyine. None uze ukande kuri select image, nurangiza uze mu mafoto yawe urebemo iyo thumbnail waba uyihaye. Noneho ningi nayo uzuhiye thumbnail kuko amafoto abariho namwe uraza ushyiraho thumbnail waba uzihaye. Noneho hano ifoto ya mbere uraza wandikaho title yayo nyine. Noneho nimara kwandika umuntu waploadinze iyi video mitenza ese iraba yagize views zingahe, wenda nze nshyireho kari 10k. Noneho iraba imaze amasaha ngahe kuri YouTube, uhise ushyiraho amasaha iraba imazeho cyase umunsi iraba imazeho. Uraza uhitemo thumbnail nyine washyiraho kuri iriya, uze ukande kuri select, nurangiza uze ahangaha gutya muri izi zose urebemo profile wamushyiriraho nyine. Profile iraba ifoto iraba iri kuri profile ye. Noneho uze umuha izina wenda araba yashyizeho, wenda tuvuge kari Coco Melon. Noneho nitumara kwandika gutya ikindi kintu urabukurikijeho urabugiye urabona ko ari biliyari 10. Noneho uze wenda ushyireho nk'ibihumbi 100. Hano no uze wandikaho ki. Noneho numara kwandika gutya urahita uzuhindure title y'iyi video nyine, wandikeho title y'iyi video ku title irabiteye. Ya noneho numara kwandika title uraba washyize kuri iyi video, ikindi cyaba gisigaye urabugiye kureba ese ntuza bampaye imezite, ese screenshot bampaye imezite. Urabona ko video zose wagiye ukurikiranya ziriho neza fresh. Hano urabona ko nuza hano kuri iyi screenshot ya mbere, iyi video yawe ya mbere urabona ko yarebwe na miliyoni zigera mu 150. Noneho abantu bakanze like bakagira mu bihumbi, ubu ni ibihumbira wasanga simbizi ntabwo. Noneho uzureba hano muri comment urebe comment ziraba ari ibihumbi 45 abantu bateye comment. Urabona ko ya magambo twanditse hano arahita aza muri comment. Noneho nuza hano urabona wowe ufite miliyoni 100 z'abasubscribers. Rero wasanga umuntu wajya kuguha screenshot akwereka ko afite abasubscribers benshi kandi byahe, wajya ugasanga nta n'ijana afite. Ya ukaza noneho ugakanda kuri akantu kaba kanditseho ngo download YouTube post as image, ukayidownloadinga nyine
ari ifoto noneho ukaza ukakanda noneho akakantu kagenda kuzura ubona ko kari kuzura noneho ukagategereza kugira ngo kabashe kuba kakuzura ifoto yawe babashe kuba bayiguhereza ya noneho iyo bamaze kujyaho bahita bakubwira ngo download again noneho ugahita ukanda kuri download again ahangaha gutya. Iyo umaze kwakanda gutya rero ifoto yawe iba yagiyeho noneho ukaza kwakanda bakakubwira ngo open your image noneho image yawe iba yibitse kuri file yawe. Rero izo editing materials nabwiye ndi bubaye nk'impano ya 2K subscribers urareba aho muri description ukande kuri more ukande kuri title ya video kuri more nurangiza urebaho munsi muri description urabonamo link uhita uyikandaho irahita uyikujyana muri background z'imirongo hari background music zitagira copyright hari ibintu byinshi uzakenera uri editinga video yawe. Kandi nawe ugeze hano uri mushyashya ukande subscribe kuko ubutahabwo nzabaha gift iremereye iruta iyi ngiyi. Rero ku muntu z'ubwenge ntago ari bubure ikintu akuramo. Nuza hano muri file yawe uraza usange ifoto yawe yamaze kujyamo uyizuminge none ujya kuyishyira kuri thumbnail wenda uzakenera kuzuminga kandi ama video yo hasi yose ntago azagaragara cyane nyine. Ya rero niba ubonye no video hari ikintu gufashije ntugende udakandi like subscribe ndizera cyane ko yarangije kandi igitekerezo ufite muri comment ni kiburemo duhure muri video ikurikira.